Reka manze kubasuhuza mwebwe abakurikirwa Innovation Hub, tubahaye ikaze nanone muri ino video y'uyu munsi. Iyi video y'uyu munsi iraza kuba ikubiyemo ibintu byinshi bitandukanye twabonye kuri instrument cyangwa ibikoresho nk'umutekinisiye ugomba gukoresha upima. Icyambere ni iki ngiki. Iki gikoresho murakibuka mwese, twagikozeho ku munsi wa mbere cyangwa twari twagikoresheje. Murabyibuka ko ugiye kuyatsa ukoresha ino buto, hanyuma iyo tugiye gupima continuité turabyibuka ko dukoresha iyi ngiyi. For example, reka numve ko iyi ngiyi ikora. Iki rero ni ikintu twari twakoresheje. Yes, urumva ko continuité irakora. Hanyuma umugozi make sure ko ugomba kubura aha ngaha n'uyu nguyu uri aha ngaha. Hano twari twibajije ikintu cyapima. Hanyuma ikindi turi mu mwenda ni ku buryo dupima current ntabwo turayikoraho. Hanyuma iki gikoresho mwese murakibuka guys. Uyu munsi rero mbafitiye ikindi gikoresho tugiye kureba, si kimwe gusa ahubwo ni bibiri. Ibi bikoresho rero, iki kindi nacyo cyitwa digital multimeter. Ngira ngo muri kubibona aha ngaha. Digital multimeter guys. This is powerful digital multimeter. As you see here, muri kubona ko ni igikoresho kitandukanye. N'uwenda si ibyibara ariko nanone biratandukanye. Iyo bitandukanye rero biba bitandukanye. Hano rero nta kindi, you can see the indicators here. LCD display, auto zero function, and a single 32 position switch for function and range. Actually this is very special. Hanyuma reka nkwereke ikindi mbafitiye uyu munsi. Hano si uhamenya no hari iki. Hano harimo indi pare igomba gutunga nk'umutekinisiye. Nta kindi ugomba kumenya. Iki gikoresho ugomba kukigira nimba uri umutekinisiye koko uzi gukoresha zina pareye, kandi koko nawe nago wantenguha ndabizi neza ko ugikoresha. Thank you very much again. Hano rero reka dufungure agaseke k'uyu munsi. Uyu munsi rero reka dufungure iki gikoresho. Ndabizi ko nacyo ari gishyashya, urebe ko bitandukanye na ya yindi. Subu kiratandukanye? Yes. Ibara riratandukanye, even turamutse twubuye gutya biratandukanye. Tucyakiriza nayo ni digital multimeter nayo kubwira, ariko n'indi version cyangwa n'indi version here like this. Uri kubona ko ni ingenzi cyane. Igikoresho ni cyiza pe. Ni cyiza rero abantu mutuye mukoresha pareye. Ndabizi neza ko bino bintu birakugirira akamaro. Ubishaka ureba iyi video. Ikindi nkwibutsa ni iki, nuko ukanda hasi kuri subscribe ukajya ukurikira video zacu. Natwe turi nanjye ndi TVT, nanjye ndi Rwanda TVT. Yes, kigikiye ubumenyi ngiro guys, kigikiye ubumenyi ngiro. Rero nta kindi kintu gituma ibihugu bitera imbere. Ibihugu byose byanyuze mu nzira y'iki ya technology na technique. Hano rero nk'umutekinisiye ugomba kumenya uburyo dukoresha appareil. Thank you very much. Can you subscribe please? Then kugira uzajye ubona izindi video zacu. Hano rero mbere yo gutangira, hano turabizi ko nayo ifite continuité. Iyi continuité rero niyo dupimisha. Ntabwo ko haba hari akadiode. Then aha ngaha turapimira resistance. Hanyuma aha ngaha turapimira icyo high voltage. Ya mashi ya pare ya mbere ntago yari bifite. Pare ya mbere dore ngiyi. Iyi pareye ntago igipima what you call high voltage. High voltage uri kubona yifitiye ifite 750 niyo maximum. There is no high voltage here. There is no high voltage. Do you see? This is the first difference. Again, hano ikindi mubonamo ni iki. Ikindi kintu ushobora kubonamo twari tugeze kuri high voltage. Hano nanone hangaha turaza kureba ikintu kiyapimirwa. Iki ngiki nono ni DC voltage. Do you see DC voltage? Also ifite na AC. Ifite na AC. Also lights. Hano naho dufite icyo twita current ya AC. Hano naho dufite icyo twita current ya DC. Ahangaha naho dufite icyo twita capacitor, tugasubira muri continuity. Hanyuma kuri port ndaje tuzifungure tuzicomeke turebe kuko zari nshyashya. Hanyuma zicomeka gute? Reka ndebe ko nazibazaniye ariko zirahari. Nta kuntu zabura kuba zihari, zirahari cyane. Hano mu ikarito nta kuntu zabura kuba zihari. Iyi poti rero
izi port urabona ko ari nshyashya, ni nshyashya rwose, ni nshyashya. This is ya mashini noneho ni rurangiza kabisa, iyo ni tayari cyane kabisa. Then none se ya migozi burya ibifunze, ariko ndatekereza umuntu agakuraho gutya, ugakuraho gutya nayi black, ugakuraho gutya, uri kubona ko ubanza ukadupfundura. Reka turebe no ku mutwe wayo, iyi migozi ni miremire, uzi ko ipima hafi metero, na hano ndi kubona hapfundikiye ariko utu tuntu ndabona tuvaho. Yes, thank you very much. Hanyuma uburyo tugiye kubicomeka, uraza ukareba ahari umukara, twarabyize, iyi common ukayicomeka kuri common. Yagezeyo, ukabona ko yagezeyo. Hanyuma by default this red iba icometse hano kuri terminal ya voltage and resistance, and then you connect these probes. Then amara gucomeka neza pare yawe, ukaza kureba noneho kinaka ese tuyakiriza he. Ni kwanga tuyakiriza kuri no power button. Yatse. By default you can test this machine if is operate very function, and then if we measure the continuity like this, ukabona ko irakora. Ya pare ni nzima, ya pare ni nzima pe. Yes, and you calibrate. Hanyuma ikindi rero, aha ndashaka ko tuzamenya ni iki cyapima. Ikintu ni iki cyapima, dushake n'imigozi yayo cyangwa nimba ari pin dushyiramo. Actually here ndi kubona NPN and PNP. Nimba bino bintu bizi ukaba utatwandikira muri comment ngo tubwire ikintu hapima, ndaje mbivuge mbibabwire. Nimara kubibabwira muraba mwungutse just cyangwa muzamutseho, muramuzamutse ku bumenyi. I know please. Hanyuma rero hari ikintu kintu naberetse kare cyari kiri mu kabogisi, aka kabogisi se kari mu iki? Ni instrument turi gukoraho mu byibuke. Iyi instrument rero nta kindi ni ikira, icyo ndi kubona ari appareil nayo. Iyi appareil ninde muntu wayitubwira ntarayivugara. Iyi appareil rero tuyita turebe again, wait a moment, then ndabona handitse ngukira, mu ndebere neza tubitahurane. Hano handitse clamp meter. This is a clamp meter. Iki gikoresho nacyo ni igikoresho cy'ingenzi cyane, ariko cyane ndaje mbere ku kuntu tujya dupima current. Ibyo dupima current byo birahebuje cyane, Iyi ni clamp meter. Uri kubona ko impamvu tuyita clamp meter no ifite no clamp. Iyi clamp idufasha iki? Ariko n'ubundi hari ikintu bihuriyeho n'izindi appareil zacu. Iyi appareil yacu ikintu cya mbere bihuriyeho, ifite off, ifungurirwa yahanga ntabwo ifite buto. Hanyuma ifite AC 750, ikagira voltage yo igira nayo DC kugera ku 1000, then igira continuity hano. Yes, ikagira ohms aho dupimira resistance, ikagira n'ama extra units, not external unit, ikagira na off ihagaze gutya iba ijimije. Hano tupimira current also DC, and again this is our clamp meter. Iyi clamp meter rero ni igikoresho cy'ingenzi umutekinisiye ukora measurement every day arayikeneye. Ya appareil arayikeneye pe, reba ukuntu imeze. Kubikeneye rero ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ikintu ugomba kumenya kwikoresha. Naho ubundi buryo dushobora kumenya nuko dushobora kureba nayo ko ishobora kubikora neza, tugasettinga hano muri continuity like this. Settinga muri continuity neza twumve ko ikora. Twumve actually nayo urumva ko ikora, iri gukora. Hano rero ibikoresho ushobora kwibaza ngo bitandukanira hehe. Ibikoresho byose ngufitiye tubikoresha dupima umuriro, dupima what you call voltage, dupima icyo twita current, dupima icyo twita resistance. Hanyuma ibi bintu bitandukanira he? Nk'umutekinisiye bitandukanira hera? Byose ndi kubona bikora, byose bifite terminals, byose bifite port. Ibintu bitandukana gute? Mumbwire neza. Muri kubibona
Yes, igikoresho rero ni ingenzi. Sobanukirwa rero buri kimwe, don't be confused. Reba video zabanje ubundi urahita usobanukirwa uburyo dupima dukoresheje zino instrument. Nta kindi bisaba ni ukureba video dukora, tuzigisha ibintu byinshi cyane. Reka uyu munsi tuze nanone nkurara ikindi video tugiye gushyiraho mu mwanya uri buze, kanda subscribe kugira ngo niza kuzuze kubimenya, hanyuma unadukurikire cyane. This is very important instrument we use to measure the different quantities like current, like voltage, like resistance, and like frequency, and like continuity. We check if the cable has the continuity connection. All right, thank you very much, guys. See you next video, and then don't forget to subscribe. And then we are going to show how to measure the current by using clamp meter, by using this one, digital multimeter. Thank you very much.